buriya mwagezeho ushyira mu mago utabona kuri abakobwa ameze kuri ese ubu ntinkubwira ABCD kuri Keza wa kera urabyemera? Keza ni wa muntu utaragiraga amanyanga habe na make. Keza ni wa muntu utaravugaga nabi. Keza ni wa muntu wagiraga urukundo. Keza ni wa muntu umva waniyumvagamo Natasha ahubwo sinzi cyamuhinduye. Niba ari abantu bakorana, niba ari inshuti mbi yagize, niba ari famille zamuhindiye, njye mbona byarambereye bishashe niba mbona nyine byihorera nkabyirengagiza. Uko Imana iragera igihe igahindura. Numva yari umuntu muzima hinduka mubi. Imana izagera igihe itugirire neza imuhindurire abe mwiza. Okay, reka ubwo ikindi rega ni mama w'umwana wanjye. Tubikarase ko ari igikoresho Satani yakoreye mu kugira ngo mwene Mahama agende. Wibyita gutyo. Wibyita gutyo. Anti. Gusa yabaye igikoresho kibi. Anti, ntabwo nshaka ko hazamo hagati y'umuryango wanjye, urumva? N'umuryango wabo n'umugore wanjye nyir'ubwite ko hazamo ibibazo, sibyo? Niyo ubona ibintu byose mbihandoringa naza hagati yawe nawe byose ngabirangiza. Niyo ndakubahura. Babarire, sibyo? Ndakubaha. Yego. Ariko nzarindira mpfa. Banshyingure. Keza ntamubabariye. So wandusha kuba tamubabarira. Nje nzi ubuzima twabayemo mu gihe mama yarabigomba. So rero mbabarira ntibizagutera umwanya wawe kuko nitugumya gutekereza ku byahahise. Turaguma inyuma. Kandi dufite kugenda mu hazaza. None se ko byanga kumva mu mutima nkoritse. Bigomba kukuvamo. Ukuri mu munezero. Sengera. Uri mu bantu bafite umunezero. Kugusengera si byo byonyine gusa kuko nawe ubwawe ukwiye kubisengera. Niba wizera ko aho yagiye ari heza kurushaho turi. Cheka niba hari ibindi bibi yakoraga kwa byajya mu murimo. Ariko nka mama wanjye nkuko mbizi ko ari byiza agezemo. Rero niba uzi ko yagiye heza bimukurikiza ibibi. Kora ibyiza gusa kugira ngo bibe byo turanga. Reka ngusaba akantu kamwe. Babura dufate amasegonda 20. Basi kongere tubivuge. Nta kibazo. None kumeza umugabo basi. Aho nakomeye byo gomeza. Zamubara. Kana kibazo nzagira. None rero kora n'umwe dufite ikintu cyo. None se wowe ntabwo batetse se? Batetse. Utazi mu cyo kurya. Nde ntari. Kandi uzicisha inzara. Ari. Reka mbyizere sibyo? Kandi uhinanwa n'agahinda gisanzwe. Bameze neza kandi. Ni byiza mukecuru. Meze neza Cyane. Na soni wowe. Isi ya soni. Nata wowe. Witinyuke. Hagati nagatangara impamvu nanjye ngo nziko ngo ndigufasha ngo umuntu dufite icyo dupfana. Kumbe wowe uri inzoka bigeze hari. Umfasha se hari amafaranga wampaye wamfashije iki? Ntacyo nagufasha. Akundi inzoka nagukora iki ko wasaza washyushye watokombeye. Uje no kunukira hano se? Komeza rero nguteza amatwi. Ndi kukumva sho. Komeza umari iki base. Ibiki se? Byakumara iki kwika. Ese wabivuze ukagenda ukivanga hagati y'abantu bakunda. Arahe bakunda. Wese nari maranye nayo. Toka. Nari umugabo ntihabwa intebe. Igihe mwamaranye siki? Ye baba we. Ese undi wambajije neza ukareka kuza wasaze. Nshaka kumva. Niba ntacyo wumvushe hano kumara iki rero. Uje kuvuga gusoke. Muteza amatwi ngaho vuga udode nusoza umbwira. Nkagatangara impamvu. Ese reka mubaze ikibazo kimwe. Nta kintu nshaka kumva cyawe. Ni gute wowe wifata ukagenda ukajya kwirwa uryamana wirwana n'umugabo nkunda. Yashanye. Mfatiye akaburuse. Basi se wari wabuze abandi bantu ujyaho. Wari wabuze ahandi hantu ujya kugwa ku buryo ujya kugwa kwa Iva. Wamfatiye. Wowe igihe twe tumaranye. Nkagatangara impamvu umusore yaranze kumvugisha ahora ari bize kumbe niwe cyano wirwa gutumba. Ngaye bazi impamvu yanze kukuvugisha kubera njye. Reba hano.
bose urumva umeze gute urumva waretse iki kubona nyuma yo kugenda nkirwa nshwana na mukuru wanjye nyuma yo kugenda nirwa ninginga nkufasha wowe kumbe nawe waramfashije se mama ntiyapfa cyangwa waramfashije arazuka Lucy ninjye namwishe wari kumbaza neza utaje unshyuha kuko nshyushyeho nashyuha kukurusha iki kintu cyambere maze kukubaza mbere y'ibindi byose wajyaga kundega kuri Bruno wabonaga Bruno ndi umwana yafataga kubita Bruno yankora iki ushiti wawe umugabo wanjye impeta irihe ubukwe burihe urana umugabo wawe wowe ikindi urampunga arakuze azi icyo ashaka azi gutandukanya icyiza n'ikibi si umwana uri kunyumva neza niba yarabonye nyine uciriritse uri akantu k'amafuti akambona akakunda body yanjye akanezererwa urambaza iki njye naramugutwaye naraje niba nimero muri telefone gutya nyikuramo ndavuga ngo ntwaye umugabo wawe ikindi sinari nzi niba mukundana sinari nanabizi rwose bura nanjye naratunguwe nyuma kubimenya nabikoraho iki ngaho mubwira ati rero Natasha mure kurebe kabibasha yabishobora se unyituye kumbwira yabishobora se kundeka unyituye kumbwira noneho uri gusakuza urukundo rwanjye nari ugeze ahantu bishyushye mbana we tu oh my god reka mutekereza nkumva nisereri iramfasha utuntu tunzamutse umubiri wose urukundo rubaka ubu ruri kugurumana ngaho mubwira ndeke yabishobora se naho sha ntabwo bizireba hano umusaza wanjye aranyumva naragenda mugatura muhungu ceceka ndara nawe ceceka nta kintu cyawe nshaka kumva nta kintu cyawe nshaka kumva kubera iki Nata kubera iki kuko ndi gukunda ukuntu uri kwitwara mwabagome mwawe na mukuru wawe se warira wasaba ceceka mbese Nata none njyana ugire nagusatura Bruno yakureka akakuyoberwa satura numbone nagusatura betagira ngwino utajya ngo wandusha umunwa ngo naza utwo dusatse nka twobo ngwino wambabariye nuzamure nawe Nata nakwangiza ku buryo muri mukuru wawe kuboneka kuyoberwa bitch kiraha numbone meze gutyo ngo ugire ngo nasohokera nakuribata na soka bitch yakora nisora nahoka Natasha n'umwana kuzanyura mu egera kabula gutaka dera nisora kwangiza mu wawe soka na soni wowe ndasohoka we ndakora ndesohoka mwanda nawe mwanda ni wowe wangegera we yo mwanda nagivanga mu nagabara fuck you ibintu karaka bitch shano gusa mana we ira famille ngendaho nari mwitabye ese Pame ari nje nawe ndi mugabo hano umugabo nyine hanyuma igihe habaye iki ninde ufata umwanzuro muri rugo of course no ninde ni wowe habaye iki boyfriend none gute usigaye utanga amategeko mu rugo rwanjye amategeko rwose ntabwo ndi gusobanura se ko waje umwana mwiza wahinduwe n'iki ni mukuru waguhinduye byagenze bite dore mbese usigaye warabaye n'indyarya wabaye nka mukuru wawe nyine habaye iki kubera icyo uri kumbwira gutyo mu bintu by'amategeko sinzi mukuru wanjye nzagenze nta tegeko na rimwe urashyiraho muri no rugo njyewe nta na rimwe ndinde se ahubwo gutanga amategeko muri runo rugo nta tegeko ryo kuri gate wigeze utanga mabuja naryo watanze bijyanye n'iki njyewe n'abinjira n'abasohoka njyewe yuko komanda ndi hande se kandi Pame urambona narakaye ushaka nzabikwereke oya ntabwo ari ngombwa none nuko kimara kandi ikintu gihari nyine ikihe kintu gihari njye ntabwo ndi gusobanukirwa nta muntu n'umwe wigeze ubwira ngo ntazafungure Natasha njyewe nawababwiye njyewe nta muntu nakwiye ibyo bintu Pame nta muntu wigeze ubibwira njyewe sinjyewe ntawe uri ukuri ndakubaza bwa nyuma Pame nta muntu wigeze ubibwira hanyuma Korodina ninde wabimubwiye niba atari wowe Korodina bamubwira ngo umuntu kwinjira se
tuba muri inzu turi abantu bane, tumaze kuba bane ubu ngubu. Kandi anti aramuzi, Keza aramuzi, nawe arakuzi, nanjye aranze. Ubu ninjije kuba Claudine atazi umuntu wamuhaye amategeko. Ese mva ngo bazike ikiro cyarangiye ukaba udataha. Uzagumanga mpaka ryari? Ubimbaza nkande wowe. Ahubwo se ushinzwe iki? Ushinzwe iki wa bitch? Ushinzwe iki? Ndi umugore muri uru rugo. Urugo rwande? None se ko nari nzi ko uri umusirimu. Uzasubira iri iwanyu Kongo ryari? Ubu ni mpaka ukomeza ugumanga njye nabaga ngo nzi ko uri umusirimu bya byose ukora iby'abasirimu. Kumbura uraje uricaye iminsi ukomeje kwicuma. Iyo unyitegereje ubona naje gutondekera mu rugo rwawe wowe. Wowe hano urahaha. Kandi ko umwana wanjye amayiti. Musiko mwana bivuze kuhaba. Wajuje kuhaba kwa kuje kuhaba. Nyine se bana wari kuhansora nkande. Umugore w'umwana wawe. Uti umwana wanjye. Nimugore burareke nubwo wasezeranye hano bahasohoka nabi. Ntago nzava muri runo rugo. Ibintu mbona by'ubukerikeri nkubonana bitaragushiramo. Ikindi unyitondeho. Mwitondeho se kuryo mureke ukavuga ngo mu rugo rwanjye. Ngaho nsohora. Ubabure ngo nsohora. Ndi kugusohora ndi kugusaba kugenda. Nuko ayo sinyafite uburenganzira bwo nagusohora. Hajye ufite imyaka ingahe? Se ugiye kuki uri gutongana? Kandi mashaka ko tuganira. Imyaka ingahe? Ese mvuga imyaka ngiye kumarira iki? Sinkunda ubucucu. Niba nta n'indero nyoko yaguhaye, njye nzava hano niguhaye. Wumvise? Uyima nkandese. Niguha nkande? Ariko uzi icyo cyo muri runo rugo ahubwo wowe? Ndabizi so nyina wa Bruno. Iyi nzu urabizi se ko wasanze yuzuye? Hano wowe nta n'itafari wakizeho. Ahubwo wowe nukurya imiti y'umwana wanje we na murumuna wawe. Amaze kuzana abahahara hejuru yawe. Bivuze kumenyera. Ose gutanga amategeko muri rugo. Guhagarara hano jya hino. Nise kwegera. Siko siga barigize nka mukuru wawe. Icyo ugize nabi. Ndagira ngo nsubize kandi n'utambwiza ukuri ndakumena. Ne wabwiye ngo Claudine Natasha nazonge kwinje hano. Nabivuze. Mana yanjye njyewe. Ne wabivuze. Gofre no kuntu bizkuntu najya mvuga oya. Naga nonyije uti ndakubita ndakumena ndakubita urushyi. Hagarara hano neza se. Warabivuze ne wabivuze. Ndahagarara neza rwose dore nagiye. Warabivuze ne wabivuze. Nyine nago njyewe nago nsubuko kumana. Ubu ko kumena. Bwiza ukuri Claudine namubwiye ngo iki? Pame nabivuze. Nukuri ko Imana gapfusha rukana nta kintu navuze bofre nukuri. Pame ntumenyere. Reba. N'ikindi gihe muzongeye no kumenyera famille. Hagara serious nukuri ko Imana nta kintu navuze. Nta kintu wabwiye Claudine. Numbwiza ukuri ndakureka nutambwiza ukuri ndwo ndi bukumena. None se basi wamubwiye akazanuka akanshinja niba nge nawe. Nabi gushinja bite nkumena. Oya kumena nago birimo ariko nabyo namubwiye. Nabi gushinja nkumena. Claudine nago nabimubwiye bofre nukuri ko Imana warabivuze do nukuri ko Imana abiri namubwiye kandi ngiye urabizi ko najya mpfa kubera nose ubwo urumva najya kubuza Natasha kuza hano ukunzi ko kurumva ibyo nabitinyuka bofre sikumaze kwandura imico ya mukuru byararangiye sasa ikintu kigiye kubaho giye kukwirukana muri wowe oya bofre nukuri ko Imana ndakwingenza nose unyirukanira ibintu nakoze ngiye kukwirukana niyo mwanzuro nafashe nutambwiza ukuri warabikoze ntabikoze nose ko tinakubwiye kandi nzaye imyenda yawe tujye mu oya bofre ninde wabivuze ninde izana imyenda tujye ni njyewe bofre nukuri ni njyewe ariko mbabarira ndakwinginze basi nukuri ko Imana nayo naraka ariko ndakwinginze mbabarira ubundi iyo mico ntago ari yanjye sibyo ndakwinginze basi nimonyerukane sibyo bofre ndakwinginze nukuri nyuma sibyo se Pame ko ari umwana mwiza wahinduye neza nanjye ntago yari njyewe ninabikubwiye ngo ujye ugira imico mibi niyo ntago nari mbisanganye bofre Natasha yaramemukiye niyo mpamvu nawe uri mu kigare cya mukuru wawe uvuga ngo Natasha yaraguhemukiye
boyfriend ndakwinginze basi ubu natashara kwanga ku buryo atakifuza kubaho. ntabwo bizongera basi ndagusabye sibyo babarira Gamva imbere genda. Vimbere se. sinzongere kubona umanutse hano uje kumbwira ubucucu. Nzavaro nimbishaka ari ntabishaka nzaguma ahanga. ukuvuga ngo waje kuhabona n'ubwo waje uje gusura. Ikindi mu mutima nicyo nzakora nakubwiye ngo reka ubugoryi ufite n'ubucucu. Nimba uri ku murongo neza nzahava. Nimba utari ku murongo nzasiga ngukubise cyangwa usohore. Nose waje kunyigisha. Nzakubera mwarimu mwiza. Kurubureba. Cyakora nyine Imana yakoze guha amaso meza. Ariko utagitondaho ke. Nzakuramo ijisho rimwe. Muzaba uri kurebesha rino. Uzajya ku murongo. Nabandeba. Uri kubata iyi nkecuru. Usaza no umugisha. Nujya amahirwe uzajya imyaka nk'iyo mfite. Usitanye no kunega iminsi. Wowe tangiye kunega imyaka. Rega nkubwireke wowe. Ntabwo wowe nagutega imizi ko nubundi isi iri kukubona. Yuko birahagije. Umuntu wicisha nyirabukwe wowe isi irakubona. Iyi Kigali irakubona. Jewe ntabwo. Urahanga mpaka ryari? Ufite iminsi ngahe hano? Iyo nari inzu yararangiye. Ubu uri guteganya kwinjeza aho. Ndahangaha jusqu'à la fin du monde. Niba utabyumvise mbwira kubwira mu Kinyarwanda. Gera ku mpera z'isi. Ubu urumva nta mfite zo wicaye ku. Isoni z'isi ariko wakantu. Kambanze nkukore n'ijisho. Yuhagara hanga gukubita. Wamucecuru. Urana wakantu. Twafite. Nisibyo. Ubundi uko byagenda kose mu buzima. Buri mugabo wese agira ikintu agira gute arwanirira. Waba uri hitiriri, waba uri inde, waba uri wese. Hari ahantu umugabo agera nyine agakeneye icyubahiro cyangwa se agacisha make ku mugore we, ku mwana we cyangwa se ku cyubahiro cye. Aho gasanga nyine ni ibintu yarasanzwe afitemo intege, acitse intege, umuntu amusabye ikintu ananiwe kucyanga cyangwa akoze ikintu akaba uyu muntu yari we. Igo. So rero that's why sometimes nyine umuntu ataba turi kumwe nisanzuye nyine nkuko rumbajije ngo kuba iki nicaye hejuru yawe, right? Nyine uziko ari nk'undi muntu ahubwo ubwo naba nicaye hano nyine nambaye hose ibintu byose nyine urumva nundi muntu nyine. Ariko when it's get to you I feel much more comfortable. Nyine nkumva twaba turi kumwe turi kuganira. Niso kuba nkwicaye hejuru ari cyo gutwaye. Aricyo. Nawe rero ni kimwe nuko ntabwo ari ko umugabo wese yaza kwicara hejuru byanjye. So haba harimo ikintu. Iki kintu ni iki rero. Uri kumbaza? Kuko turi kuganira. Ahubwo mbwira ni igiki. Okay, nta kibazo ndumva uri nakugoye. Hagati y'umuhungu n'umukobwa ni irihe sano rishobora kubaho? Hashobora kuba ari mushiki we cyangwa ari musaza we, ari umukunzi we, ari umugore we, urumva? Ariko ibyo bintu byose biherekezanya n'ibintu ko ntabwo wansanga nicaye kuri mushiki wanjye gutya. Ubwo bivuze ngo rero iyo tari mushiki wawe aba ari undi muntu cyangwa undi muntu ufite iki usobanuro kuri wowe. So nyine what do you think? Ese ahubwo ndumva hari ibintu uri guca ku ruhande. No, nta kintu. We mbwira nta kibazo. None se ntabwo wemerewe kuvuga none unganira n'umuntu utagira opinion ize. Uri kunganiriza. Ntabwo ndi kukuganiriza. Turi kuganira njye nawe. Ndumva niba wenda iyo umuntu ari kuganiriza undi nyine wibirakarira musizo. Ese undi hindukira use nkundi ho buri hindukira. Okay, just like that. Cyangwa ushaka kunda mu maso. Isoni sijya nako ngako kaba gafite ikintu gasobanuye sijya ngaho iki se nibyo asko reka mubizo kuri sko bakobwa mutajya you never change. Okay
tunekereze ko cyaba kirimo aho hantu. Okay, ni ubushuti bukabije, ni best friend, ni Nisi ndi best wawe. abura bisetsa. Anyway, it's a joke turi kwiterera nyine tu. Gusa natabura nyine tu I appreciate you. Uzi umuntu akubwiye gutya se yawe unyurwa n'ibintu byose nyine, yaba imico ye, imyifatire ye, imyambarire ye, ibyo yigira byose nyine biba bikunyura. Njyewe ubundi normally shagiye byarangoraga ubundi kugira ngo mbone nk'umuntu mbena nyine navuga ati uyu muntu nyine yanyemeje kubera yuko buri muntu wese bagira pride ye, siyo nawe ufite yawe kandi dufite n'ubuzima twahuyemo, hari n'impamvu Imana yaduhuje muri buriya buzima, sibyo ikavuga ngo kereka uyu muhuze n'uyu kuko agira gutya noneho bizagende gutya, sibyo. Njye rero mbona nyine kuri njyewe umwanya tumaranye, igihe tumaranye shaka bisa mbona gihagije kuba navuga ngo ndakuze, sibyo se. Kandi ntabwo nabifata wenda nk'amahirwe wenda n'ibyago wagize, ariko hagiye habaho ikintu gishobora gutuma nyine utangira kure. Sinzi ko naraye nyine ndyamye ndarota nishimye kandi ibyishimo byanjye nyine byaturutse kuri wowe. Ntabwo ndi bujye muri details ndabikubwira nyuma, siyo ndavuga ko ubundi why am I keeping like ndavuga reka nze gupanga wenda nimugoroba uburyo twajya kwicara ahantu nyine tukaganira, just kuganira. Okay, nyine mfite byinshi nshaka gusangiza, gusa nyine ikintu nyamukuru kirimo aho ngaho ni uko mukunda. Don't pretend. I know, okay, ntabwo bizi ko n'ubwa mbere mbikubwiye, ariko you know nyine neza umuntu udakunda gukora bya bintu byose. Ushaka kubyoroshya. Erega urukundo ushobora gukunda n'umuntu uko nyine tufite umutima wo gukunda, dukunda abantu kuri umuntu uruhe rukundo. Okay, basi reka tubivane mu mikino, right? Basi warakoze kuza mu buzima bwanjye. Hari byinshi cyahindutse ntushobora kubibona nyine gutya directly, ariko muri njyewe nyine ndabifiringa tu. So ndetse bikanatuma numva nyine ari ubundi buzima twanabanamo butari ubu ngubu nifuza. Kundeba gutyo. Okay, Eva. Yes. Ko biri kose ntabwo ndi umwana, ndakuze. Kandi icyo ushaka kuvuga nacyumvisha ndetse na cyane ujya kure. Asanga ibintu byoroshye noneho mwumvishe bikisesheje. Ariko uzi uburyo twahuyemo, sibyo? Uzi uburyo twamenyanyemo, uzi uburyo twahuyemo. Icyo ni ikintu muri ubwo buzima yifuza ko twabanamo cyajya gituma mporana kurwikekwe. Ukiri aho ngaho siyo ndeba. Uzi uburyo twahuyemo, ariko naka kanyuze ubuzima njye nawe turi kubanamo. So it means we compare n'ikintu nyine n'ikintu gitandukanye, sibyo? Ikintu uko twabana muri ubu buzima turi kubanamo, nyuma tukazabana muri buriya, sibyo? Harawo Ngwino hano tugenda mwinshi. Haguruka. Wangegera we. Ndeba hano telefone. Ndeba hano. Nasoni wowe. Kubundi wowe wajyaga he wangegera. Ndeba hano. Telefone. Mutamu. Chikanga wagira vuba. Nasoni wowe. Ninde egezwayo hano hino. Mbwira ninde wakubwiye ujya kubwira Bruno birabi. Njye kwa nakanyene nakutumye ngo ugende ujye kujajwaguzwa ubwo bugambo n'urwo rutwe. Wangegera. Yabikuye he? Wangegera. Nasoni groze niki. Reka kubwire pane. Ndakurana. Pane ntabwo ndakura. Mubita so. Ukaka.
ahantu uri mu biti ajya kura nawe icyo kirangagira vuba nta soni kode ni ibiki yongegera igira umunwa ko gisa arawukurusha wowe arawukurusha wowe ufite uburenganzira ufata umwana wowe urihanira wowe nta makosa ukora ko ntabwo ukubita iki kibazo kumenya ahubwo wacu kujoba muri iryo zuru ryawe ndi guhora umwana hagara hano hame hagara hano nta burenganzira ufite ntabwo kuvuga soni Claude bigeze gute mbonye asa niganye kuraba ko mbona ntabwo uzi kuvuga wowe akubwira ko iki ari kuvuga ngo hari ibintu nabwiye Bruno kandi nabyo bumva nta soni ufite wowe wari uburenganzira ufite bwo kujya kwirujajwe nta kintu namubwiye nta soni wowe nari nakubwiye ngo iki nuko kwihangana ukakaza n'ingano hano wazibye ziba ko shimye mukuru wawe afite icyo yishije ubikijije n'ubwo wowe gituma usuzugura umukozi nawe afite ahakora wowe umuntu wasohotse hano ntuzabona nawe ukoropa wowe wabuvuze iki nyine Pamela yari yambwiye ngo sinzongeye gukingurira Natasha kumbi burya njyamba uri umuntu nawe burya uri umudayimoni nibyo ari kuvuga ngo nabwiye boss Pame reka nkuzirike garuka hano nizakongera garuka hano wera kubwira ngo iki nyine yarambwiye ngo sinzongeye gukingurira Natasha garutse hano abivuga nkandeze Pamela Pame nindamuka ngusanga muri sala ndeta nkumigirayo imango reka nze munsi noneho benshi nkora ndahita mbibwira Keza byose ibyo ubwira Keza se ni iki muri no rugo ari wowe uri igicucu na mukuru wawe ni igicucu Keza ari iki none se kuki wagira amagambo kuki wa nakubwiye ako kanyemo uyu nguyu usuzuguruza icyo ari cyo umukozi wo mu rugo uzi ko ari guteka uzi ko ari wowe umwana ibintu byose akabikora ubu nk'ubu bagaburiye inkari baravuga ngo umukozi uri umuntu nk'abandi niba mubona hari ibyo atari kuzuza nimumufate mu musezero atahe abibwira Keza ni iki muri runo rugo ko ari amaheru yigendera guhera uno munsi Pame nzongera kubona banamukozeho gutya jyewe ubwanjye nzakwicangira ibye wumvise mbere cyane namanuka nawe arantinye gera ubabwire ikindi wowe reka maze ngo abakozi bo mu mfara kindi iminwa wazagiye uvuga ibyo baje bitabaje kukaziba nse nyine ko bari bamaye itegeko ryo kumuheza namba muretse akakubiza urufuzi nise nawe kumuheza hanze kandi ari mushiki wa boss hari ukundi kuntu bivuga mu buryo bwiza reka nawe ukora agacucu hari aho wavuye kandi nakubwiye ngewe yuko uranyura. Ikindi kibazo kimwe uzi uburyo Pamela wibikwepa Ivan uzi uburyo ibintu byanjye na Pamela byagenze cyagiye kandi ni girlfriend wawe nubwo bihakana. Pamela she is not my girlfriend. She used to be, ariko imico y'umuntu sometimes ari igihe udahuza n'umuntu kubera imico ye. Kandi Pamela ntabwo mwihakana ko njye nta kibazo twagiranye. Ni n'umukobwa w'umwana mwiza pe. Nyine okay reka basi manze musubize ku cya Pamela si byose. Nkuko nabikubwiye Pamela si umwana mubi ariko nanone ni wa mukobwa utumva nyine ikintu mu gihe cyacyo. Njyewe ubwanjye navuye aho nari mvuye twaravuganaga kandi tuvugana neza nshaka kumukora surprise iki ariko niba uje kureba umuntu
muravugana ikintu cyose, uriya mwana namwitagaho nk'uko bigomba. Ngewe ndaje nje kumureba, namubwiye ko mukeneye, of course ndi umuntu, sindi umuntu se singira feelings. Arambwiye ngo ndumva ngo nabishaka, imagine. Wenda boyfriend wamubwiye ati ni wenda ndarwaye, ndi muri bya bihe by'abakobwa, simeze neza, mfite stress ejo bad, ariko umuntu kubwira ngo hoya ngo ntago bindimo, nyine uhita wumva yuko ibyo bintu byagize gute byafashe ndirwe. Rero ngewe ikintu yakoze ahubwo yabaye inzira yuko ngemenyana nawe mu buryo utayobewe, sibyo? Ya ni nayo ntandaro cyangwa se niho ibintu nyine story yanjye zingiye. Ariko ibyo reka tubyihore, sibyo se? Wewe wambajije ikibazo cya mbere, mbaza icya kabiri, nize ko nta bindi bibazo right. Nge rero okay, nzi ubuzima nyine bwawe, ariko nibwo watumye menya nyine. Hari ubwo ntazi, ariko ubwo ntazi sinshaka no kumenya, sibyo? Kuko hari igihe wasanga ari side mbi yawe cyangwa ari indi side yindi ntanazi. Gusa ngewe nyine aka kanya ndumva aricyo gihe cyiza cyo kuba nagusaba niba koko ntacyo bigutwaye ko njye nawe twakundana, nyine ukambera girlfriend nkakubera boyfriend. Means nyine I want you to be my girlfriend from now until igihe nazi. So mbigusabye, okay, I'm sorry ko mbigusabiye iwanjye, ariko niho numvaga ndi safe. Ubwo byemewe hari ahandi umuntu yabijyana akajya kubisereburira, ariko byanze byahera muri iyi nzu. Nicyo cyiza cy'amabanga yiwawe. Gusa umutima wanjye urakwishimira, kandi niyo nkubuze kwa kundi nyine ugendamo numva nyine natuje tu. So naravuze nta mpamvu yo kwima ikintu kirimo umunezero cyangwa kirimo ibyishimo. That's why nasabye yuko bitakubangamiye cyangwa warabonye ndi umuhungu w'inzozi zawe, njye nawe twakomezanya urugendo nyine mu by'urukundo. Urakoze. Kandi nshaka kuvuga undeba, none amakanira umakanire ndeba, none anyemerera umakanire ndeba. Ntandeba, okay, ndabona byako bangamiye, kanche bugufi n'ubundi nicyo tumenyereye. Bandebye Iva, ngendeye ku bintu bitari kimwe